igeze n'igiseruka ngakunuma Imana yamaye ubushobozi none ubungubu ntago nyiruka ngakunuma mureke rero twese tuzamura idarapo ry'igihugu cyacu kuko Imana yaduhaye ubushobozi nikongera kwiruka ngakunuma noneho saa 11 twajya kumva tukumva komana njyewe uyu muzungu ndamukunze njyewe Fabri wazaje tukajya kumusura ari umuyapani nimba atari umushinwa hagati ariko mana ni mwiza ariko akacyara boy ariko mana genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abadukurikiye bari mu bice bitandukanye abantu bakurikira urugendo online TV bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese ndabasuje cyane urugendo rurakomeje nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Jerry n'umundi dusuhuza abantu badukurikiye abantu bari muri Hopeline Sport iduka rikwambika imyenda ya sport imeze neza cyane ikindi kandi umuntu wese udukurikiye ugomba kumenya ko hari ji nziza cyane yo kuha abana bawe ni Sana Juice ndetse ukabagurira na Didos from Nyamasheke to Kigali. Aba bantu muri kureba rero nabi Nyamasheke bombi na kundi ni Fabrice ndetse na Fafa. Fabri ako ajye wihangana umuntu akabanza agakora introduction y'ikiganiro koko imeze bite? Imeze neza ngamenya agiye kuva muri ana aho biragera nagize ngo mubiziramo Niko ngo Fabri ngo bigenze manaje ya 200 nyine 200 gusa umwana akabuwa mbere akamenya ubwenge nta kintu uteruye kuranguje kugura bya mayonnaise bya bureba ku mafaranga 200 gusa umwana ashobora kuba wa mbere kukajika Sana Juice gusa Didos akarya ibindi byose buryo ni Niko Fabri umeze neza meze neza Fafa wamubonye namubonye Fabrice ni ukuri gusa biranejeje cyane nongeye kubabona mu bantu bose twakoranye ibiganiro ntari mfite nimero numvaga Sam Gakire nzamukura he koko Nese Fafa reka tube dusubiyeho gato Inyamasheke na Fabrice n'Inyamasheke mbere yo kuza Kigali mbere yo kwamamara Fabrice wari umuzi oya ntago nari muzi ahubwo twarebaga televiziyo ninjoro abana ba hano bakamwitiranya na wa wundi nakubwukina filime Gasikire twese tubyibushye kimwe Gasikire ni mukuru nuko ameze nk'ubyibushyeho Fabri ati Vava uramubonye namubonye dore imbogo dore maraye namubonye ari mvubu ko nabonye wagiye muri Nyungwe kubera bazisizeho hariya nanjye abazizeho sinzi abaribo abayoberwa ngute urumva adafite inganzo Inyamasheke ntago ari inganzo zirahari Nyamasheke ubundi duteza igihugu cyacu imbere umuco ururimi n'ikinyabupfura twere kwigira ati Nyamasheke turabakene twicwa n'inzara ahubwo dufite ubushobozi tuvaya turi abantu tunanage dufite ariko twagera i Kigali nibamenya ko duturitse Nyamasheke tufata nk'urugero nkava ahantu hose akantu kamwe gusa kamworeje igihugu kamwe yamujyana ahimbye ibintu n'ibintu nkajya nagera hanze ariko akantu kamwe Imana yaguciyeho inzira kamwurije indege akantu kagiye kumwuriza indege Vava n'ubundi nkeka ko ntabwo abantu bari buvuge ko kari akantu ka dore imvubu n'imbogo ariko kantu kabashije kuzamura izina ryawe uko n'ubundi na mbere kari akantu ko kuririmba irandirimbo ya Bruce Melody n'ubundi nako kari karagiye mu mitwe y'abantu ariko noneho imbogo n'imvubu byo biraza birahuhura biraza birahitinga ibi bintu uri kubifata ute hari abantu bari kubifata nka comedy hari abantu bari kubifata nk'uti iyi ndirimbo yawe y'impara n'imvubu wayihimbye ushaka kugaragaza iki oya iyi ni indirimbo nakoze mukuri kuko navuganye n'umukuru wo muri parike y'Akagera arambwira ati wantangaje cyane ati kandi nifuza yuko waza ukadusura hanyuma ukanazireba neza ngewe irandirimbo n'indirimbo nakoze mfite ukuri kwa zira nyamaswa ntabwo ari ibintu napfuye guhimba gusa nyamaswa nabonye ni nyamaswa numvishe hari ubwo twigeze tugira imiryango yageze Nyagatare hari ahantu igabiro perezida yari yarahaye abaturage ngo bajye bahahinga
noneho abaturage bakagenda bagaturuka za Ruhengeri za Nyamasheke bakagenda bahekanye bagerayo bakajya kugangika umuntu uza mu kigo perezida ati se ko mugiye kubakamo narababwiye ngo muhingemo noneho bimeze gute uwageragayo yahamagaraga mwene wabo ugeze yagahamagara mwene wabo nuko nahamenye ubwo uziko hari hegere nyine ya parike y'Akagera noneho saa 11 twajya kumva tukumva ubwo nta hantu inspiration yavuye niho uri kudusobanurira ese izo nyamaswa ziri ngo ziri hakurya ngo burahari uri kureba ngo ni muri parike tugiye kuva mahitwa kuri Nayikondo twirirwa ku musozi turi kuzireba bikajya bizamuka nyine bikazamuka bikahera hasi ku ntuze ku ruzitiro bikazamuka bikagera hejuru nuko impara rero zose baziri kwirukanka hose zisimbagurika yego indege zikanombe intare indege zikanombe niko zimera yego impara rero zikirukaho zisimbagurika imvubu nayo iri mu mazi imbogo nazo ziri kurisha mu biti inyamaswa ndazitegereza ndazireba ni nk'umuntu w'inyamasheke nk'umuntu wava inyamasheke nkagera mu Mutara urumva ko mpamenye iki menye itandukaniro rya Nyamasheke no mu Mutara rero indirimbo nakoze y'ukuri ntago ari ibihimbano none se ko ari kuvuga ngo dore imbogo n'imvubu wari uri kuzerekana ndi kuzereka nyine abo twari turi kumwe tugiye kuri Nayikondo kuvoma ntabwo wumvisha agace kavuga ngo hari igihe twabaga turi kuri Nayikondo tukabona indege ije guhinda inyamaswa dore imbogo dore imvubu dore impara kuri kwegera yisubira muri kamera kuri guhunga Ragenze ndabona ibyo mbonye we nakumira ubonye ikize dore imvubu dore impara uravana uyiririmbye hose Fabri uretse kubeshya muri izo nyamaswa zose hari nimwe uzi impari bimeze ite impara abo mbeshya icyo nzi ni intare nizo nagiye gusura imvubu se ape ayo nagiye gusura n'intare na za Taiga nizo nabonye gusa imbogo nayo nta imbogo ndayizi ibimeze nk'inka ariko nyine yo igenderisha hejuru hari inyamaswa hari inyamaswa abantu borora hari inyamaswa ziba mu mashyamba ndakeka ko imvubu ushaka kuba ari ingurube nimba ntibeshye yo mu mazi yo mu ishyamba imvubu iba mu mazi naho ubundi imvubu njya kwishyira muri wild animals ariko ni inyamaswa z'inkazi imvubu iva mu mazi ikajya ku butaka ikava no ku butaka nuko zitemere gucika zikaza nabo mu bato ariko buriya imvubu iyo aramutse kwirutseho warangiza ukiruka uzamuka ntabwo bikikwirutseho ntabwo izi kuzamuka uzarebe n'ingurube yose igeze ahantu hazamuka ashwe da ati ngende naniriwe muzabarize aho kuzamuka isubira inyuma nuko biba bimeze cyane noneho se kariya kantu bava hari ukuntu mukanya uvuze ngo mu gitondo ukajya kumva ngo kumva ngo niko ziri muri parike niho wakuye kari akantu Rwanda rwa kera nguru sinzi zarwishoborera ubu ushatse kuvuga atari u Rwanda ni u Rwanda nirwo runatengamaye ahubwo nko bibiri na rimwe nyine hakiri gutora perezida abonye u Rwanda hari ukuntu rwari rumeze rwateye imbere nanone rwateye imbere none abaturage mutangiye kuzana ngo dore imvubu dore impara rero ibyo narumiye Rwanda we none se vava abantu benshi bagiye babivugaho kuri kara karirimbo kawe kagiye karirimbwa n'abantu ejo bundi numvishe mu kiganiro Bruce Melody ari kukaririmba ari kuvuga ngo se ngo ko numva biri mu njyana ya gakondo ngo nyine akajya abivuga nko ari no gukoma amashyi muri gakondo kavuga ati ahubwo wazakorana indirimbo n'amasamba numvishe ko Bruce Melody anavuga ko nimba ngo ari Irene uzabahuza kuri Bruce Melody ho ku kiganiro yakoze urakivugaho iki
njyewe ntago mba nagize amahirwe yo gukurikirana ibiganiro byose ariko gusa icyo ndagaruka mvuga njye Varatina nta muhanzi njya nifuza gukorana nawe indirimbo atabishaka. Umuhanzi uzumva ku giti cye twakorana indirimbo tuzayikorana, ariko njyewe nta muhanzi nshobora guhangara ngo mvuge ngo ndamushaka ngo dukorane indirimbo kuko bari ku rwego ruri hejuru, njyewe ndacyari hasi. Ejo uriya mudamu wo muri Kenya yaje kunsura arambwira ati mvanwe muri Kenya n'indirimbo yitwa Iroma. Ati iriya ndirimbo yitwa Iroma ni indirimbo nziza, ni indirimbo ifitanye isano n'umwuka wera, kandi indirimbo izashimisha abashumba b'Abanyagatolika i Roma. Ati ni indirimbo nkunda kandi nziza. Ubwo rose nagiho ngo mvuge ngo ndarira ngo nk'abahanzi ushobora kuba ari umuhanzi umenye indirimbo zikubita, nashaka nk'abana babyina mu ndirimbo i Roma, nashaka kugaragaza nk'abatera nkunga banje, hari uwitwa Roza, hari uwitwa Mbabazi uriya abanyamakuru mbese banyakiriye urabazi bitangaza kuri televiziyo Rwanda no kuri radio Rwanda. Ubwo rero nshobora kugira icyo gitekerezo cyo kubibasaba cyangwa se nk'abanara nabi basabye kuko tuganira kuko tumaranye kuko banzi, ariko bitavuze ngo ndarira Shadibu kuko namubonye kuko ari mwiza, bitavuze ngo ndarira runaka kuko namubonye kuko nzi ko ari umuhanzi. Hoya umuhanzi wakunda ashaka ko dukorana indirimbo kandi akumva ni cya gihangano cyatugirira umumaro, abasha kubona akazu nka hariya ku muhanda nkadandikaho twatuvoka, bizatuma ndushaho kugira icyizere kuko hari aho ndi kuva naho ndi kugira gute uri kugira. Bivuze ko nta muhanzi wifuza guhura nawe, nta n'undi muntu uri kurira guhura nawe, uri gukora ibyawe wenyine. Ariko bitavuze ko uzakenera ko twahura tugakorana indirimbo ntazamwakira. Yego, hari n'abantu bari kuvuga ati reka Vava ibye nagahararo nta bintu nta nganzo ngufite. Bari kuvuga ngo abantu ngo uretse ngo dore imbogo ngo hari ikindi kintu ngo Vava yifitiye, hari ikindi gihangana afite. Indirimbo bakurikiranye ejo bundi z'amazina y'inka zagiye zizana ba Irene ba Yago bifuza ko tugerana iwacu, nabo ndabashimiye cyane, ndetse n'abandi banyamakuru bose harimo ba Pasi ndetse na ba Kerema. Abo bose ni abantu bagiye baza bankurikirana mu ndirimbo z'amazina y'inka ndetse no mu ndirimbo. Hari indirimbo y'amazina y'inka ugira ivuga ngo iki? Rimba akantu gato twumve. Inyana ya cyashira mbona mama we ikaza ikandobanura mu bandi bana ikandi gatikanyihu muri za mama we ikanyumvaho kakotsi gacumba mu gikumba hitaha watakotsi gaju watakotsi cyasha watakotsi Nyagatoma. Iyo bayita Nyagatoma. Ese ubundi Fabri buretse mu kanya nawe urabeshya ngo uririmba hip hop, araza kuririmba dore imbobo dore imvugo nawe uhita ukubitamo hip hop. Umva niho ngiye kurebera ubuhanzi bwawe, none uragaragaye amaso. None se Iroma iriya ndirimbo ye y'Iroma, igitekerezo cyo kugira ngo uyihimbe Iroma ubundi warahageze? Oya, Iroma nari mfite umupadiri nkunda w'Ikarambe, umupadiri mukuru w'Ikarambe nakundaga kujya kumusura. Karambe arya ni muri Nyamasheke? Karambe na hari ubwo Vava Karambe Kanjongo cyatoma cuba Karambe Kanjongo Rusizi Shangi Karengera Ruharambuka Bushekeri Kagano Cyato Mahembe Kanjongo. Aryo wowe uva mu murenge? Umurenge wa Kirimbi. Kirimbi urahazi? Ndazi. Uzi hehe muri Kirimbi? Ni kumva amazi najyanye na Visima twagiye gusura amashuri Ihanika mu Bitaba twagiye no kunuza Karengera twagiye no gusura kuri Kiliziya Katolika y'Inuza. Harya wowe iwabo wa Fabrice iwanyu harya ni hehe? Mwiricyazo urahazi? Umurenge wa Kanjongo. None se ni Mwiricyazo nyine hagana he? Mwiricyazo haruguru kuri Basa Nyakabingo. Oya Remera iwabo wa municipal wamba muri twebwe
hano haruguru kuri Gitoragazi uri kuzamuka ugirangira ni iwacu. Okay, hahandi ni hafi y'Inyakabingo harya? Inyakabingo bari hakurya y'agasozi. Uzamukira hariya nyine ku irimbi. Uzamukira hariya ku irimbi rya pasiteri. Ryo mu Gahondo nyine. Ukazamuka ugakomeza ruguru. Ukazamuka nyine uhita ubona ikintu cya Gitoragazi ugahita. Kukubaza umuntu w'umukire utuye hariya mu Ityazo umbwire ko umuzi. Tarasisi. Undi? nawe mbwira undi numve ko muzi. Umusaza witwa Venerande uramuzi? Venerande? Wasanga muzi kuri indi zina ariko njye atari ryo muzi. Umugabo witwa Matotwe se ntumuzi? Matotwe uri ufite hoteli hariya hirya uramuzi. N'inshuti yanjye. Matotwe. Hanyuma se muzehe wipfiriye witwaga Nyiri kuyumbya se? Nyiri nawe ndamuzi nawe yarapfuye. Nagiye n'ahantu ubwo bwari bwabere. Abana b'inyamasheke abantu bose bari inyamasheke abantu bose bavuga inyamasheke ndabasuje cyane izi ni impano ziva inyamasheke kari hamwe mu turere kajya kagaragaza abantu bazanye udushya minsi ishize Fabrice we hari igihe kigarajya yigira gutya umujyi wose akawutitiza none vava agukuye kuri hit umva mbese nubundo yeriwe uri kuri hiti nukuri uri kuri hiti wowe noneho wahuye n'umuntu ukomeye nge ntigeze mbona gusa nabaga hafi yiwe ariko ntabwo namubonye nasi ntabwo wajya kumubona ari gusohoka avuye gusa nigeze kubona umuntu uri hakurya ahantu ku rukiko muri jaride atembera muri jaride nari ndi muri dushe ndi gukora nkajya mbona ameze nkawe kandi ntabwo byemeye kuba wamuhamagara ukanamuzo bari gita gukura mu amaso wabaga icyo gihe wabaga kwa Fande nyine ni cyagiye muri ya kese ya Sankara nuko bimeze cyane vava noneho rero ati Iroma niyo warukiri gusobanura Iroma ngo umupadiri w'inshuti yawe ari umujyi mukuru wo mu Bufaransa Iroma ni hehe mu Butaliyani nyine mu Fransa kwa papa nasa papa tuye nose kuri kubicangacanga mu Bufaransa no mu Butaliyani bihuriye Iroma ni mu Butaliyani Iroma no mu Butaliyani kwa papa w'abapadiri bose n'abashumba b'abapadiri njye mbere twari mu kitwa turi Kinyarwanda nuza teacher wacu twigisha Kinyarwanda aravuga ngo kwa papa haba abashumba b'abapadiri umupadiri abo mushumba twanze kubyima tuvuga abashumba bahirira inka burya nyuma tuza kuvuga perezida wacu ko ari umungeri umwarimu wacu aragira inama zihe umwarimu wacu aza kutubwira neza tuja kuvuga burya umushumba bagomba guherezwa icyubahiro nyine n'umungeri nawe bagomba guherezwa icyubahiro ntabwo ujya mva perezida Karame mungeri we Kagame mungeri we Karame mungeri we darande muri njyane we Karame mungeri we Karame mungeri we Karame mungeri we Karame mungeri we bari kuvuga mungeri washatse kuvuga iki Fabri mungeri se bari nko kuvuga mungeri we na bashaka nko kuvuga ati mungeri undi ni nka president vava mungeri bisobanuye iki yewe umungeri nzi ko ari umuntu nyine uragira nk'intama umungeri ni umuntu uburagiye intama niwe mungeri nka president ayoboye inama nose inama nizana ni twebwe suza bari mu gihugu bose cyambere subscribe share comments nkuko bisanzwe ku Rugendo Online TV ariko channel bayitanga iki channel yanjye bayita ngukira hoya ayiti imfubuse bayita rendendera RVT show mugumye no gukanda subscribe kuri R20 show aka kantu urakazi komana njyewe uyu muzungu ndamukunze njyewe Fabri wazaje twaje kumusura ari umuyapani nimba atari umushinwa hagati ariko mana ni mwiza ariko akacyara boy ariko mana byageze ku rundi rwego Fabri do rero tuzagenda tuzigezayo tuzigenza none so si Kinyarwanda tuzagenda
ni Roma uzajyayo harya ubwira Roma uretse ko wumva hari ibintu byiza ubundi we nkawe iyo wicaye humva uti ngewe Roma mba numva ari ahantu nyine hubashywe ahantu haba abantu b'abanyacyubahiro utapfa no kugera yego kandi ahantu hakomeye kandi kure cyane niko mwumva mu gushaka kuharirimba wasanishaga n'iki oya nabishingiye no muri Bibiliya kuko nkunda n'abapadiri muri rusange ndayikora ukunda abapadiri ubwo reka Fabri ubundi reka nkubwire ibyo byarangiye none abandi bose Nyungwe nturanabona imvubu nturabona abandi bose abandi bose nabarambitse hasi ariko barananiye nuza ndahiro Valence papi hasi mbo gasoji hasi gasikiri hasi bwenge hasi Fabrice subiramo ijambo uvuze ngo abandi none wowe biranze kandi uvumbutse ejo bundi none urananiye ubu ni ukubera ikira kweka ko nagaherutse kunywa kaje kasana buri gihe nikigera nyamara nanjye hasi nzaharambarara buriye nuko igihe kitaragera oya iki impamvu umenya ariko naherutse kunywa kaje kasana nimeruka ninongera kukanywa ndakeka biri buze gukunda bageze kukakugurira Fabri uze kunsura ndi wiwanyu uvuge ngo naguherutse akajika harya ngo nakaki kasana umva mukanya uri bukabone da umva se bari bukorete murabona nambaye ho plan sport ahantu ushobora kujya ugakora amasiporo ukagura ibyuma bigufasha gukora siporo imirimo ivuranye mu gihe unaniwe ariko Fabri batwumvishije impano zabo twagiye umuvugo wawe mushya umuvugo merezi mwiza muganga mwiza munyahanga mwiza na murezi mwiza muganga mwiza mubyeyi mwiza naye munyamahanga kurinda umwana bigira ibyawe murinda utiganda nawe uterwa ngo urebere ngo avunishwe ubise amaso cyangwa atatoze ubyihuje waba utuje umurindi icyo cyago kurinda umwana bigira ibyawe mubungabunga bakimutwite navuga asangazwe urukundo arya indyo yuzuye vitamine akure neza biziri gwingira mubona ari mwase mwamfuramwe mwita amazina ziri nenge mwite tugana ishuri mwite nkunze u Rwanda wanamwita Fabrice munde kwitwapfa kura cyangwa bapfa guheka naye mwarimu umurezi mwiza tuganishaje gusanga umwigisha amenye ubwenge wese ko ejo hazaza kurinda umwana bigira ibyawe baboze ndi bamurano ndavuga cyane mu bastrive mumfashe twiyama abantu basiga abana mu bipango ngo barira abandi mu bikari kafutse abana kuganisha ngo batagira ubwenge ya Fabrice nagize imana ngira ababyeyi ngira abarezi ngira ishuri nka St Matthews kiranzangira u Rwanda ngira Paul Kagame ngira Jeannette none adede buzindimi zose kurinda umwana bigira ibyawe sinchochere kaminira ho murakabaye murakarame cyangwa bitse no kurwanya mivuranye koreshwa abana ziterwa abangavu maze twakurwanda twifuza yari umusizi utari umusinzi usiga bagasigara basiganuza ariko isonga mugaranira uburenganzira bw'umwana n'ngo Fabrice amashi iyo kutayivuze shakibondo none avugiye kwa president uriye maze iki ni ikindi gihanga navuye Nyamasheke mu kwa maze amezi 2 n'ahangaha n'ibyumweru 2 none sa ubu St Matthews awize inki St Matthews kunzi ko ari n'abana bahiga baturutse mu Gatare biga hehe St Matthews Esturayize cyangwa Kigali Parents Esturayize oya nta bigo by'amashuri ngewe nzi kira kigo cyo kuresta cyo mu cyose nacyo Fabri nta bigo by'amashuri nzi nazamutse nje gupagasa nzamuka nzi ko ndajya kwa municipal nk'umuntu ukomeye w'iwacu kugira ngo mugezeho igitekerezo cy'impano yanjye ubwo nyine ngezeyo nyine wa mugani wawe ati ntibadufate nk'abanyamasheke tugenda dusabiriza mbura umfungurira ubwo rero ndagumanishakishiriza imibereho nyine nyuma nza kumenyana n'iki n'itangazamakuru utagenda nta sipuresi icana ukagira ngo waje gusura vava ngo n'umuhanzi kandi ntari nagira gute nazamuka umva mbese ariko jiyo uri buyinywe nimara kuzamuka rero nibwo uzaza ari abana b'iwacu bajya bavuga ngo sipuresi zicana nibwo uzaza narabonye amafaranga narabaye umuhanzi nkakugura sipuresi icana none se ubu ngubu uri umusango ubu ndacyari umuntu nyine uri aho ngaho uri kugenda ugiye gushaka imirongo uririmba mukanya ugiye gushaka imirongo uririmba ni imvubu ni imbogo hari n'abajya bashyiramo intare kandi itari ngo ni inkoko hari n'inkoko dore inkoko ese ubwo izo nizo gusa wabonye nta zindi abana bahara kwa Musonga ataha mu bakire
aririmba ngo nimuzane imbogo ngo muzane intare ngo muzane inkoko ariko akandi k'inuma kavuga ngo iki hari akaririmbo nakarimbo nyine ko nakimana kavuga ngo iki kuva kera wakoraga icyaha wese yazindukaga kare yirukanka kunuma ndagushimira kuko ntigeze nirukanka kunuma gugu gugu njye sinigeze nirukanka kunuma wampaye igitambo gikomeye njye sinigeze nirukanka kunuma njye sinigeze nirukanka kunuma gugu gugu ndagushimira kuko ntigeze nirukanka kunuma ubashakira igitambo gikwiriye twe ntituri ibitambo by'abanyabyaha ndagushimira njye sinigeze nirukanka kunuma Yesu nyir'ijuru aramwijuru Yesu ndumiwe ndagushimira njye sinigeze nirukanka kunuma Yisubiremo fata mikrofone zajya wiruka gufata n'ubwama miliyoni ntabwo uzi gufata mu mutwe indirimbo oya nabamushishwe kandi ngeze manjaka gushishura ngaho mbwira akantu wumvishemo ngo njye sinigeze nirukanka kunuma baravuga ngo oya icyo agiye kutwigisha dore inuma twitahire nawe uhita ushyiramo agace nk'umuhanzi tuhite twitahire ugiye kuririmba dore akari akarufure Fabrice nawe ahita ashyiramo imirongo kuva kera wakoraga icyaha wazindukaga kare icyaha yirukanka kunuma njye nirukanka kunuma ariko ubu ngubu njyewe sinigeze nirukanka kunuma gugu gugu ndagushimira njye sinigeze nirukanka kunuma wampaye igitambo gikomeye njye sinigeze nirukanka kunuma ndagushimira kuko ntigeze nirukanka kunuma gugu mva ngeze nigeze nirukanka kunuma Imana yamaye ubushobozi none ubu ngubu ntabwo nyirukanka kunuma mureke rero twese tuzamure idarapo ry'igihugu cyacu kuko Imana yaduhaye ubushobozi nikongera kwirukanka kunuma mureke tugabanye ibyaha byacu njye sinigeze nirukanka uri kumva umva ko kana ariko sinigeze nirukanka kunuma none ako gakoze neza bravo imbogo dore imbogo nayo uhita uteramo agafasi ngira nk'umuntu wageze muri Nyungwe nako Fabrice hari utunyamaswa dutoya tubiri tuba hariya kuri parike y'Akagera dore imbogo dore imvubu dore impara umva ngaho njyewe narumiwe umva njyewe naramanitse amaboko ngo dore imbogo dore umva ko kana ariko abantu b'iki gihe ngiye mujya munzeza ngo dore imbogo dore ngo arya ngo dore imarange njye narumiwe dore imvubu dore imara dore imvubu umva ko kana ariko nanjye ubu ngubu ngiye kujya muri parike y'Akagera n'izina ry'Imana dore dore imara njyewe nzajya muri International Nyungwe Park uzajya muri International Nyungwe Park bava urakoze cyane noneho reka turebe ibi bintu hari ukuntu umuntu yamamara mu kanya gato abantu bari gutega vava iminsi ngo nta kindi kintu ufite cyo kubaha nyuma y'inuma nako nyuma y'inuma nyuma y'imbogo nyuma y'iroma
nyuma y'imbogo n'iki byose niki kindi Vava afite cyo guha abantu yewe indirimbo ndazifite nyinshi zaba iz'ubukwe zaba iz'imihigo kabeho ngoma ndetse n'izindi ubwo rero abo bavuga ngo barantega iminsi ahubwo ni bantera inkunga naho ibyo kuntega iminsi se umwana w'umuntu atega undi minsi yego Imana yenyine niyo ibizi ibyawe gusa iyi hit ufite ntago bishobora gutuma hari nk'abantu batangiye kuvuga ati yatangiye kwirata kubera yahitinze kandi nta n'ikintu arageraho ya mama ntago njya nirata barambeshyira rwose mama yabimenye ko umujyi wawe utigishije bamenya ari Nyamasheke mama wanje yabimenye kandi noneho nabaye yago barifuza kujya kumusura barifuza kujyayo ubwo tuzajya iyo ngize amahirwe nkabonana n'itangazamakuru ntiribura nk'ihene rimpereza hanyuma nkayimuhereza akayimfasha nta kuntu rero yabiyoberwa wow ni byiza cyane noneho reka turebe yakubwiye ngo iki yumvishe bamwumvishije utuntu waririmbye mama se asanzwe abizi kuko nyine ni Karengera naririmbaga mu murenge wacu kuba turi no kumwe mu rugo akaririmba ni kenshi na kenshi n'abantu bamubwiraga ati Valentine afite impano ariko we icyo ahora arambwira ati ntuzigere ujya mu gikundi cy'abantu bashobora kuba bavuga nk'ibigambo byo kuba basebya nk'igihugu cyacu yego ati ntago biba ari byiza ujye uguma mu kazi kawe yego umunyamakuru uzakumvana indirimbo akumva ifite iterambere azaze kukureba yego ariko ntuzajarajare ngo utakazi kawe kume wipagasirize uzumva igihangano ari cyiza afite iyo nyungu ari bukiboneho akaza kureba icyo gihangano avuga ati kiri bwinjize miliyoni se kuri channel arabuguhaho 200 cyangwa se 300 n'urugero uwo nguzamwakire yego ariko wa wundi uzakujyana mu nzira zitari nziza wowe uzamureke ni byiza cyane ariko nawe reka turebe ku rundi ruhande ati abantu ubwo bari no kureba iki kiganiro ufite uburyo bwo gufasha Vava turamubwira nimero ya telefone ku buryo bashobora kugushyigikira mu buhanzi bwawe irandirimbo wayitwaye muri studio ndangije gukora iyi Roma ejo nibwo nayiriwe igikondo muri studio uri kuyikorera kwande nayikoreye kuri Emi Pro Emi kunda gukora indirimbo z'abakatolike Emi kandi nawe n'uw'inyamasheke je pense n'abanyamerika Emi turamusuhuje cyane nawe n'uw'inyamasheke Emi Pro ndi kwitegura rero kuyikorera n'amashusho imvubu n'imbogo ntago uzayikora niyo uzakurikizaho ko nabonye se abantu batangiye bageze ngo jyagiye muri CD nabonye abantu bayikoreye beat bakoze gatoya kaka video ariko bibaye byiza nahamagara nk'amaboko akomeye yego y'abandi bahanzi bumva bafite urukundo bwo kuba batajya kure y'abanyacyaro rega natwe turi abantu nk'abandi nubwo tuba duturutse mu cyaro ntabwo ari icyaro ntabwo ari icyaro ni umujyi wa Karita umujyi wa hehe Nyamasheke twaciye igikombe cy'imihigo ngahumva abasitari nyine baratubona akakubona akavuga ati se uriya apagasa ni umupagasi ntago nkwiye kuririmbana nawe ariko burya bajya bavuga ngo hari ukuntu nyine ugira nk'uko wakorana n'umuntu nyuma ibintu bigahinduka none se uretse aho gato urabona mu biganiro byose umaze gukora muri utu tumaze kuririmba twakunzwe hari ikintu twahinduye ku buzima bwawe byuze uvuga ati nubwo nta kinini kiraba ariko hari cyahindutse gito nta kinini kiraba ndetse n'icyo nari nasaba Imana sindakigeraho ariko hari cyahindutse kuko niba mvuga nti aka kanya mu cyaro ndahategura nk'ibihumbi 80 yego kandi mbonye kuba mbashije kwamamara icyo gihe nari ndi mu cyaro nkoraho mu nganda nirirwa ntorikaho kubibona bikaba bitoroshye cyangwa gukora igihumbi kugira ngo ugeze ku bihumbi 30 bitoroshye ntago nagaya abanyamakuru yego ndabashimira cyane ndetse ntibagiwe n'umubyeyi tubana ari we wampuje n'iki n'itangazamakuru turamushimiye cyane ubwo rero hari itandukaniro kandi nimba aka kanya Valentine ndi bwambara umwenda w'ibihumbi 30 cyangwa 40 ntari kuyigurira nkambara inkweto z'ibihumbi 20 iwacu ntari kuzibona ari uko ngombye kumara ayo mezi 3 nta kintu nashinza Mbabazi yakujyanye muri Kigali Convention Center wahabonye ute ni ahantu heza ndimo nitegura no kuzajya gukorera ikiganiro tuzasubirayo gukora ikiganiro kuko nzamuka ntago nigeze nzamuka niyoboye nazamutse ndi umuntu aho naringiye n'ahantu nzi ndahazi
usanga kenshi na kenshi nk'abantu bo muri famiye bahamagara umuntu bamwe ugasanga bari gushaka gusa nkaho bamuca intege ku bintu bitumvikana. Nagiye ahantu nzi kandi mpaza nta kintu kintunguye. Imana niba arakuye ngo izakwamamaza isaha igeze igira gute irabikora. Ati hari igihe ndi mu cyaro nabaga nifitiye inkoko sinari kushegera kubona amafaranga ngo aho kugeranya gore mu ikibwana cy'ingurube ngo ngiye kuyaguramo smartphone. Ako kantu mwarakumvishe. Arakantu wanavuze ngo wajya kujya gushondesha inkoko. Ibintu byo gushondesha inkoko ni ibiki? Urugero natangaga urabona nk'ubu ngubu uhise uhubuka nyine ugiye gukora nk'indirimbo. Urabona nk'ubu mbanjije Iroma ntabwo nari nzi ko nzayikora kuko n'indirimbo ikozwe ihenze akakanya ihagaze hafi mu 300. Jewe ntabyo nari kubona. Ubwo rero niba ndi gukorera ibyo 15 cyangwa 20 n'urugero nka bya 20 nkagira amezi 2 bika 40 nkabishora mu muziki. Mu rugo wenda nahasize inkoko mama zinduka ajya kwihingira akavuga atese nzajya njya gushondesha inkoko yawe uri Kigali ngo ufite akazi wayigurisha urumva koko uko nukuri. Noneho nkavuga ni impano kuba nyifite ariko mfite umushahara nkorera. Harya gushondesha inkoko bwo nukuyitwara ku isake bikayishonda. Akaba yambwira ati maze izo ndirimbo uzihoreye kuko ni kenshi na kenshi hari abahanzi benshi ubungu batakivugwa. Yego. Izo ndirimbo uzihoreye ugure kaga hene. Noneho kuzajya ugenda uzamuka ni kuzajya ugenda ugira gute ubona abatera nkunga kandi koko nibyo. Noneho nka Irene yaza kunsura akansigira 20. Nkavuga se 20 nyagure smartphone kandi mu rugo hari ishashi yanjye y'ihene ejo izakenera yasekurume yo kugira gute ubwenge kuyibangurira akaba ari byo mbanza kugira gute gutekereza cyane. Gutekerezaho icyo bari igitekerezo cya muntu ukizana nko mu ngero no mu nama ndetse n'ahandi. Urakoze cyane reka ngushimire Vava Fabri. Hari ikintu uri bumubaze Vava? Yose arabivuze ntacyo. Ariko urabona kuzimye birangiye nta ndirimbo wakora nta wakora ushobora guhita uca ku mbobo nikeka n'umusaba mugakorana korabo. Aho kuzaza tugakorana korabo nimba ufite video mbere yuko nsubira Nyamasheke. Ahubwo azaguhe kuririmbe mu mvubu dore niyo izwe. Ndase waririmba iki? Aho imisembera n'icyo bitotsi bisabiye imfata kubera uno mugore. Cyamutareba mu nyibwire. Nyamasheke mushaka kubera kurya isambaza n'indugu mwa mufite ubwenge bwinshi. Turayikubita neza. Urumva ngo babona amafaranga agahita atekereza mu kugura inkoko kandi nawe wagoze inkwavu harya araziguze baraziba baje kunyanurira sha nanitse baranana amafaranga arambye urukwavu rugurangahe urukwavu iri yepfo ngiye n'ibintu by'inkwavu ngiye urukwavu rumwe rwiza cyane ni 10,000 urukwavu noneho amatungo yose arahenze. Naguze dutoya tukiri dutoya kugira ngo nyine nzadukura. Naguze 8 tukiri dutoya. Ukajya ugenda utugura ngahe se dutoya? 2005. Zose se barazibye? Yo. Fabri akakanya ndakugurira ji ugenda unywa naho urukwavu rwo umunsi uzabonana. Songera ngushumbushe nkugurira izindi. Abantu bakeneye kongera gukora Fafa nawe akubwiye ko nzakugurira urundi pe. Ndacyahari naho nagiye. Ndacyari kumwe na Samu. Nawe yaramfashije. Ndashimira Jeannette Kagame, ndashimira na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ufashe imfubyi abafite agahinda. Ndashimira Nduwimana Jean Paul na Pujamo rabaho ndagiye nimba umuzi. Nduwimana Jean Paul w'Urusizi. Igikombe cy'imihigo. Simagurije naho ndashimira Imana. Ndashimira umubyeyi wemeye kumbyara nkarinda ngeze hano akindera. Ndashimira abanyamakuru bose twafatanyije Samu Gace nagiye bangezaho. Natangiranye na Nduwimana Jean Paul. Samu aza kuza kunsura mu rugo. Turakorana. Turagenda tuzamuka. Rambere nkundi neza se ntago umuzi. Rambere nkundi neza. Abumbeshe. Akorana na Masunzu. Ariko sa uzi ko ari we muntu nahamagaye ntangiye kwamamaza indirimbo bita Kabeho Ngoma.
wamagaye Nderambe niwe muntu nahamagaye niwe muntu wampuje na Samu arambwira ati wute Samu ari kuri radio arakwakira agufashe Samu Salemani ayimene Salemani nuko bimeze cyane bava nimero yawe ni iyihe ya telefone 0788 Fabrice we n'umuhungu wanje ushaka kumuvugisha cyangwa kumuremera azanyura zirimo munsi nukara kuri subscribe none ukongera ugakandaho again uhita ubona nimero munsi uburyohe nababwiye ko mfite anniversaire ariko nta kintu murakora kuko kimudashiraho akantu abanyarwanda Fabrice aracyari mu cyumweru cyo kwizihiza anniversaire nimba umukunda nimba umwishimira ugira uburyo umuremera turacyari kumwe wampamagara kuri nimero yanjye biri aho munsi Vava nawe umuntu ukeneye kumufasha haba ari gukora umuziki we waba waramukora kunzi ibihangano byo ushaka kumushyikira mu buryo bw'imibereho nimero ye niyo ngiyo reka mbashimire cyane aba n'abana y'Inyamasheke abantu bose bari Inyamasheke abayobozi b'akarere ka Nyamasheke abantu bose bavuka Inyamasheke gushimira wa mudamu wampuje nawe vice mayor wa Nyamasheke bamwita ngwiki Mukamana Claudette Claudette ntacyo nakora namufite yambaye umuterankunga aranyishyurira yaramfashije akiri ku vice mayor ntacyo namushinze naho vice mayor nawe ndamushimiye ni nawe wampuje na Vava nagupostinze aratambwira tubone umukobwa w'Inyamasheke nawe turamushimiye cyane Imana imuhe umugisha cyane abakunzi bacu abantu bari biganiro byacu turabakunda cyane Nyamasheke genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire